tugiye kuganira kuri Pentecote. Turaganira ku shusho ndwi umwuka wera anyuriramo kugira ngo agere ku bantu. Ishusho ya mbere, hari igihe umwuka wera akuzaho asa n'inuma. Ishusho ya kabiri, hari igihe umwuka wera akuzaho ameze nk'amavuta. Ishusho ya gatatu, hari igihe umwuka wera akuzaho ameze nk'umuriro. Ishusho ya kane, hari igihe umwuka wera akuzaho ameze nk'amazi. Ishusho ya gatanu, hari igihe umwuka we akuzaho ameze nk'umuyaga. Ishusho ya gatandatu, hari igihe umwuka wera akuzaho ari ikimenyetso. Ishusho ya karindwi, hari igihe umwuka wera akuzaho mu ishusho y'ingwate. Ayo ni amashusho arindwi umwuka wera anyuriramo kugira ngo agere ku bantu. Nizo mpamvu abantu bahamagarwa kwinshi, niko n'umwuka wera bageraho mu buryo butandukanye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuza inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Musabira ku Imana kiza Edouard ari mu Rwanda. Shalom abari mu Burundi, Yambi abari muri Afrika, mwese mushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda, abari muri Congo mushaka kumva ururimi tuvuga, abari muri Uganda, abari Mozambique, Malawi, Afrika y'Amajepfo, ndetse ahantu hose waba uherereye muri Afrika ukaba ushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tuguhaye ikaze kuri gusenga every, twabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane w'Uburayi, Shalom, turakunda mu nshuti zacu. Abari ku mugabane wa Asia, tubahaye ikaze. Abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze, ari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze. Kuko mubona ko kamera za gusenga every kumwe na Pastor aho. Shalom. Amakuru yanyu? Turi bazima. Naho murashima Imana? Turahumeka umwuka w'abazima Imana yaduhaye. Pastor, Pentecote nziza Turayitamirejo. Yego. Noneho tugiye kubaha ikaze mu kiganiro twikorana na Pastor, kandi tukaba tubifurije Pentecote nziza. Pentecote nziza turayibifurije. Imana idufashe, idukomeze, itubere Pentecote y'umugisha. Pastor, watangira usenga Imana. Imana ndagushimiye, ndaguhimbaje ugize neza uyu mwanya w'ingenzi uduhaye kubw'urukundo n'imbabazi. Urabyemeye ngo tugeze uyu munsi wa none turimo dutegura umunsi mukuru kwizihiza Pentecote nziza. Turi imbere yawe kugira ngo tuyobore kandi witurindiremo kugira ngo izatubere umugisha kandi guhesha icubahiro mu byo tuzakora n'ibyo tuzavuga byose. Reka abana be bagubwe neza, abazumva inyigisho zibashe kubahumuriza muri Pentecote kandi zigeraho zibakura, zigeraho zibageza. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor, tuguhaye ikaze. Tugiye kuganira kuri Pentecote. Turareba ishusho ndwi umwuka wera anyuramo kugira ngo agere ku bantu. Turaganira ku shusho ndwi cyangwa se zirindwi, ishusho ndwi umwuka wera anyuriramo kugira ngo agere ku bantu. Kuko abantu bahawe umwuka wera ntibakoreshwa n'umwuka kimwe bitewe n'uko umwuka wera yabajeho. Ishusho ya mbere, hari igihe umwuka wera akuzaho asa n'inuma. Ishusho ya kabiri, hari igihe umwuka wera akuzaho ameze nk'amavuta. Ishusho ya gatatu, hari igihe umwuka wera akuzaho ameze nk'umuriro. Ishusho ya kane, hari igihe umwuka wera akuzaho ameze nk'amazi. Ishusho ya gatanu, hari igihe umwuka we akuzaho ameze nk'umuyaga. Ishusho ya gatandatu, hari igihe umwuka wera akuzaho ari ikimenyetso. Ishusho ya karindwi, hari igihe umwuka wera akuzaho mu ishusho y'ingwate. Ishusho ya mbere ni inuma, ishusho ya kabiri ni amavuta, ishusho ya gatatu ni umuriro, ishusho ya kane ni amazi, ishusho ya gatanu ni umuyaga, ishusho ya gatandatu ni ikimenyetso, ishusho ya karindwi ni ukukuzaho ameze nk'ingwate. Ayo ni amashusho arindwi umwuka wera anyuriramo kugira ngo agere ku bantu. Nizo mpamvu abantu bahamagarwa kwinshi, niko n'umwuka wera bageraho mu buryo butandukanye, kuko ibyo umwuka wera azabakoresha ntabwo ari bimwe. Ubushobozi rero umwuka wera atanga ku bantu ashaka gukoresha buratandukanye. Nizo mpamvu atuzaho mu ishusho zitandukanye akurikije icyo azagukoresha. Mu Bakorinto wa mbere igice cyaho ca 12 umurongo waho wa 8 kugeza ku murongo wa 11 hari ahavuga ngo bamwe bahabwa impano y'ubwenge, abandi bahabwa impano yo kumenya, abandi bahabwa kwizera, abandi bahabwa gukora ibitangaza, abandi bahabwa gusengera abarwayi, abandi bahabwa kurondora, abandi bahabwa guhanura, abandi bahabwa kuvuga indimi, abandi bahabwa gusobanura izo ndimi. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 11 haravuga ngo ariko umwuka wera ubigena niwe utanga impano uko ashaka. Ntabwo ari twe tugenda ngo Mana ngo ngiye mpa kuvuga indimi, undi ngo avuge ngo ngiye mpa guhanura, undi ngo avuge ngo mpa gukora ibitangaza, undi avuge ngo mpa gusengera abarwayi, undi avuge ngo mpa ubwenge. Ahubwo usenga Imana kugira ngo aguhe umwuka wera, kuko muri byakozwe n'intumwa
igice cyawo ca kabiri umurongo waho wa 37 na 39 havuga ko n'umwuka wera ari impano kuyihabwa gusa. Noneho rero usaba impano y'umwuka wera, umwuka wera akaba ari we udesida ngo noneho ndaguhiki. Tugiye gutangira rero ku ishusho ya mbere, umwuka wera tugezeho asa n'inuma bigenda bite? Muri Matayo igice cyawo ni ca 3 umurongo waho nuwa 13 kugeza ku murongo wa 17, aho Yesu yaravuye i Galilaya aje kuri Yordane kugira ngo abatizwe na Yohana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Yohana yabanje kumuhakanira, aravuga atoya ninje wari ukwiye kubatizwa nawe. Ariko Yesu aravuga atemera ibikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo mwanya Yesu avuye mu mazi umwuka wera muzaho afite ishusho y'inuma. Hari abavuze ngo afite ishusho y'inuma, ni bwijwi ryavugiye mu ijuru ngo uyu umwana wanje nkunda kandi nkamwishimira, yamuje afite ishusho y'inuma. Tugiye kure kuntu umwuka wera ashobora kuza ku muntu asa n'inuma. Hariya Matayo ntabwo yabivuze neza, ariko ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 3 umurongo wa 21 n'uwa 22 aravuga ngo koko Yesu aje kuri Yorodani kubatizwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amaze gusenga umwuka wera amuzaho afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Muri Matayo umwuka wera yamujeho afite ishusho y'inuma, ariko muri Luka ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yamujeho afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Hari ishusho isa n'inuma, hakaba n'ishusho isa n'umubiri, ifite umubiri usa n'inuma. Ruvuga ngo hari ishusho y'inuma hakaba n'ishusho y'umubiri usa n'inuma. Nukubera iki Luka yakoresheje umubiri usa n'inuma? Yashatse gusobanura ko umwuka wera atari imbaraga ahubwo ko ari umuntu. Umwuka wera ntabwo ari imbaraga, umwuka wera ni umuntu mu butatu bwera ahubwo utanga imbaraga. Hari itandukano ry'imbaraga n'umuntu utanga imbaraga, kuko umuntu utanga imbaraga si wizo mbaraga. Matayo yagaragaje ko umwuka wera ari imbaraga, ariko Luka bisobanuye neza ko umwuka wera ari umuntu utanga imbaraga. Mu Kigiriki parakletos ni umuntu ugenda iruhande rw'uwahamagawe kugira ngo amubere umuvugizi, amuvugire n'ibyo adashoboye. Nkuko muri Yohana 14 umurongo wa 26 havuga ngo si ukwigisha gusa ahubwo aributsa. Wa muntu bita umuvugizi cyangwa avoka ugenda iruhande rw'uwahamagawe, none akamutabara mu byo agiye kuvuga, ariko akamukorera ibimunaniye. Ntabwo parakletos ariwe muvugizi agendana n'umuntu kugira ngo amusimbure, wa muntu arakomeza akaja muri misiyo ye, ariko akamugenda iruhande nka parakletos. Parakletos ni ikintu kigenda iruhande rw'uwahamagaye kugira ngo kimuvugire. Ubwo umwuka wera rero ni umuntu akaba umuvugizi ugenda iruhande rw'uwahamagawe kugira ngo amwibutse, kuko aributsa. Muri Yohana 14 umurongo wa 26 anaributsa, ariko ntasimbura, ariko aributsa. Ubwo rero Luka yashatse kwerekana neza ko umwuka wera atari imbaraga ahubwo ko ari umuntu wo mu butatu bwera utanga imbaraga. Kuko muri Yohana 14 umurongo wa 15 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanje, nanje nzasaba data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Hariya hepfo aravuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Iyo umwuka wera b'imbaraga, ijambo ry'Imana ryavuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bazihabwa kuko batazirora kandi batazizi. Ariko ijambo ry'Imana ngo kuko batamurora umwuka wera, kuko batamuzi umwuka wera, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko umwuka wera ni umuntu mu butatu bwera ariko utanga imbaraga, noneho zigendana n'umuntu wahamagawe. Uwo muntu ni ugenda aguha imbaraga. Iyo akujeho rero afite umubiri usa n'ishusho y'inuma, bisobanura ngo ugira umutekano, ntugira amahugu, uhora mu mahoro,
muri Matayo igice cya 10:16 haravuga ngo ngiye kubohereza mu murimo niko Yesu yabwiye abigishwa be, ndabatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega, ariko ntimugire amahugu nk'inuma, ntimugire amahugu mumere nk'inuma, ntimugire amahugu mumere nk'inuma. Ni ukuvuga ngo mwirinde kugira amahugu, inuma ntigira amahugu. Ikindi noneho rero mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, mwirinde amahugu, mugende mutagira amahugu nk'uko inuma imeze, mbese ntigira amahugu. Iyo Imana rero ikohereje umwuka wera akakuzaho ari mu ishusho y'inuma, biba bisobanura ngo ntuzagira amahugu, uzabana n'abantu amahoro, uzahesha abantu umutekano. Niko babisobanura. Inuma ni inyoni, ariko niyo nyoni igira umutekano, ihesha izindi umutekano, kuko ntabwo inuma iba poliga, nuvuga ngo ntikora ubukwe kabiri. Inuma ako yashakanye nako iyo gapfuye n'agasigaye kariyahura, ni ukuvuga ngo ntigashobora gushaka kabiri, ni honete mbese. Inuma rero y'umwuka wera yakujeho, uhesha abandi amahoro, ntugira amahugu, uhesha abantu umutekano, ababana nawe mbese baranezerwa. Iyo ni ishusho ya mbere umwuka wera kuzaho. Ishusho ya kabiri, umwuka wera ashobora kukuza hameze nk'amavuta. Uwahawe umwuka wera akamuza hasa n'inuma, ntabwo imikorere ye isa n'iyahawe umwuka wera akamuza hasa n'amavuta. Iyo akuje hasa n'amavuta, hari ikintu cya mbere kigaragara. Icya mbere, yaje ameze nk'amavuta, amavuta arimika. Muri Samweli ya mbere igice cya 16:13, Samweli yimikisha Dawidi amavuta. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uhereye uwo munsi umwuka wera w'Imana akamuzaho cyane mu mbaraga nyinshi, kuba yaramaze kumwimikisha amavuta. Amavuta arimika, ni ishusho ya mbere igaragara ku mavuta. Ishusho ya kabiri ku mavuta, amavuta ni umuti womora. Yesaya igice cya 1:6 aravuga ngo uhereye mu bworo bw'ibirenge bw'ubwoko bwanje ukageza mu mutwe, nta na hamwe hazima, hose ni imibyimba, ni ibisebe binuka, bitigeze gukandwa ndetse bitigeze komorwa n'amavuta. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo rije mu mwuka wageze ku muntu nk'amavuta, riromora. Abantu bafite inkomere za kera, abantu bafite ibyo bapfa bigashira kubera umwuka wera, aba yarakuje hameze nk'amavuta. Nizo mpamvu agukiza izo nkomere, kuko umwuka wera ukubera umuti nk'amavuta, nk'uka w'umuti. Ijambo ry'Imana yavuze ngo uhereye mu bworo bw'ibirenge ukazamuka ukagera mu mutwe y'ubwoko bwanje, nta na hamwe hazima, ni imibyimba, ni ibisebe binuka, ni inguma gusa, ndetse ntabwo byakanzwe ngo byigere bipfukwa cyangwa se ngo byomorwe n'amavuta. Amavuta iyo akujeho gatatu, ni ukuvuga ngo iyo akujeho akubera ibyo kurya. Yohana 4:32 avuga ngo Yesu arababwira ngo mbafitiye ibyo kurya mutazi kandi bihishwe. Yashaka kwerekeza ku mwuka wera, kuko umuntu wuzuye umwuka wera ashobora kumara iminsi 20 atarya kandi ntapfe, ashobora kumara iminsi 10 atarya ntapfe, ashobora kumara iminsi 5 atarya ntapfe. Kandi mu mateka y'abantu, umugabo yamaze iminsi 4 atarya n'amajoro 4 atarya atanywa, ntabwo aba acongeye gukira, aba ari uwo gupfa. Ariko iyo ari mu masengesho ayuzuza akiri muzima, nta kibazo afite. Umugore utarya utanywa iminsi 7 ntabwo aba agikize. Uwo gutabarwa mbere yaho, ariko ntabwo aba agikize. Ariko uri mu masengesho ahagera akiri muzima. Bisobanura ngo Yesu abwira abigishwe ngo mbafitiye ibyo kurya mutazi. Abantu basenga ntabwo baba babereye aho, ibyo kurya byabo biba byababereye umwuka wera. Nuvuga ngo umwuka wera aba yababereye ibyo kurya, bikagaragara ko batarya, ariko barya ibyo kurya abisi batazi, ari byo Yesu Kristo yavugaga. Amavuta arimika, amavuta aromora, amavuta atubera ibyo kurya, amavuta arahumura. Muri Yohana igice cya 12:1 kugeza kwa 3, Yesu
ageze kwa Mariya na Marita iwabo wa Mariya na Marita baramwishimiye cyane baramwakira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Marita arahereza, ariko Mariya yenda amavuta y'igice c'indatira y'agati kitwa narada asuka ku birenge bya Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga, Yohana 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Inzu yose itama amavuta, impumuro y'amavuta itama mu nzu. Bisobanura ngo amavuta arahumura. Iyo Umwuka Wera kujeho ameze nk'amavuta, abantu biganyiriza gutandukana nawe, mbese bumva bashaka kukwisiritaho, bumva bashaka kubana nawe. Kubera iki? Wabahumuriye nk'amavuta. Umuntu wuzuye Umwuka Wera iyo uganira nawe umva utatandukana nawe. Kubera iki? Ayo mavuta yakujeho ahumura. Ariko hari abantu bafite imbaraga z'Umwuka Wera, ariko aho kugira ngo bahumurire abandi ahubwo bakabanukira. Abantu ngo uriya muntu kubana nawe biraruhije, uriya muntu gukorana nawe biraruhije, kandi akaba afite impano z'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo ya shusho y'amavuta izana uruhande rwo guhumura ntayamujeho, kuko umuntu wuzuye Umwuka Wera ahumurira abantu bakaba bakwishimira kubana nawe. Ariko iyo abantu batifuza kubana nawe muri sosiyete kandi uri umunyempano, ntabwo Umwuka Wera wawe aba ari amavuta, aba ari iyindi shusho. None indi ngingo ya 5, ishusho y'amavuta akunda ashobora kukuzaho, amavuta yakugezeho ugira uburanga. Muri Matayo 6:17 haravuga ngo mu minsi yanyu yo kwiyiriza ubusa, nyabona mu minsi yanyu yo kwiyiriza ubusa mwigaragaza umubabaro, ngo muzinge ibinkanyari, ngo mwereke rubanda ko mwaganiriye n'Imana cyangwa mwiriye mu cyumba c'amasengesho. Ahubwo we nuja kwiyiriza ubusa, shaka imyenda myiza, fata amazi wiyuhagire, maze wisiga amavuta. Abantu nibakubona bagire ngo uvuye no ku kazi, ntabwo uri umuntu gusa ubera, ahubwo uvuye no ku kazi kandi wiyirije ubusa. Kuko hari abantu bataza agaciro ko kwiyiriza ubusa. Bibiliya iratubwiye ngo iyo umuntu yamamaje ngo twiyirije ubusa, aba yarangije kwiyaka ingororano azahabwa. Hari umuntu uhamagara ngo yewe ngo impamvu ntaje ngo uwo munsi twari dufite amasengesho yo kwiyiriza. Ibyo ntabwo ari byo kwamamaza. Ubwo bigaragaza ko iyo ushaka ko bikubera amavuta uragenda ahubwo ugaceceka, wakwiyiriza ubusa ntibabimenye, waganira n'abantu ntubibabwire. Niko kuza ku muntu ari amavuta. Iyo aje ari amavuta arimika ukaba umutware, ukagira ubutware ku bintu byose. Iyo aje ari amavuta uragaburirwa ntusonze igihe cyose. Iyo aje ari amavuta yewe ugira ishusho nziza y'umubiri nk'uko muri Matayo hatubwiye. Iyo aje ari amavuta akubera ibyo kurya. Iyo aje ari amavuta uhumurira abantu bakifuza kubana nawe. Muri Yohana 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Iyo ni ishusho ya 2 y'amavuta ku Mwuka Wera ukigera ku bantu. Ishusho ya 3, Umwuka Wera ashobora kugera ku bantu ameze nk'amazi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwishwe n'inyota naze anywe, uzanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera ugiye kumanukira abigishwa be. Muri Yohana igice ca 7 umurongo wa 38, ufite inyota naze anyegere anywe, uzanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera ugiye kumanukira abigishwa. Umwuka Wera yakujeho ameze nk'amazi, ni ukuvuga ngo amara inyota, atanga ijambo rimara inyota. Muri Yesaya 44 ku murongo wa 3 haravuga ngo uwishwe n'inyota wese nzamusukiraho amazi, kandi nzatembesha imigezi yanje ku butaka bwumye. Urubyaro rwanje nzarusukaho umwuka wanje, kandi abana banje nzabaha umugisha. Uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi yanje ku butaka bwumye mu butayu, kandi abana banje urubyaro nzarusukaho umwuka wanje, n'abana banje nzabaha umugisha. Umwuka Wera yakujeho ameze nk'amazi, akuza ameze nk'inuma tugira amahugu hesha abantu amahoro. Akuza hari amavuta umutware, ukagira ubutware bwa Kristo, nkuko Yesu yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi.
nuko mugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa banjye. Ntabwo wahindura amahanga kuba abigishwa ba Yesu udaherekejwe n'izo mbaraga, nto byashoboka. Nizo mpamvu ubwo butware buturuka ku muntu wahawe umwuka wera mu buryo bw'inzira y'amavuta. Noneho amazi ubona ijambo rimara inyota, ukumva urahembutse mu bugingo bw'umuntu. Noneho rero ishusho ya kane, umwuka wera ashobora kukuzaho ameze nk'umuriro. Mu Byakozwe n'igice cyaho cya 2 umurongo wawo wa mbere haravuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima, maze umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Ariko hepfo kuri 3 haravuga ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi ruja ku muntu wese ukwe undukwe ururimi, ariko zigabanije zisa n'umuriro. Iyo umwuka wera kujeho ameze nk'umuriro rero, ni ubutumwa bwiza bwihuta. Bisobanura ngo iyo agakara gato kagashashi kagukozeho, kamara kugukoraho ukumva urahiye. Iyo kageze mu ishamba kararitwika, agashashi gakeya gatwika ishamba ry'ibirometere n'ibirometere. Niko wahawe ijambo ry'umwuka mera mu gihe cy'ivuga ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo umwuka kugeraho wakwamamaza ubutumwa bwiza bugakwira isi yose. Kwa guhindura amahanga yose ntabwo byashoboka ko Yesu agiye kuja mu ijuru yabwiye abigishwa be ngo ntimuve mu murwa, mugumaho ngaho, ntimunyiganyige, maze mutegereze icyo Data yabasezeraniye, kuko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, kugeza ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo abigishwa ba Yesu bahawe ijambo ry'ukuri kuko bigishijwe na Yesu, nibyo kandi bari baratoranijwe. Yesu akurikije umutimanama, ni ukuvuga ngo akurikije umutimanama wa buri muntu kuko yari abazi, ariko abigisha ijambo igihagije kiba kirabonetse. Ariko agiye kuja mu ijuru, kuko ibitangaza Yesu yakoraga ari kumwe n'abigishwa be, bakoraga ibitangaza ariko atari bo babikora, ari Yesu ubikoreze anyuriye muri bo. Ndibuka muri Lukice cyacu umurongo wa 17 bavuye mu murimo, babwiye Yesu ngo Yesu, natwe twabaye igitangaza iki, abadayimoni bari kutwumvira mu izina ryawe. Yesu arababwira ati, nabonye Satani abamanukira ameze nk'umurabyo. Ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, kuko nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikopiyo n'imbaraga zose z'ubwanzi, ariko ntimwishimire ko abadayimoni babumvira. Oya, mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Bisobanura ngo ntabwo ibitangaza abigishwa bakoraga bari kumwe na Yesu babikoraga, ahubwo ni Yesu wabikoreraga anyuriye muri bo. Ariko agiye kuja mu ijuru aravuga ati, mwitonde, mugume i Yerusalemu, ntimuve mu murwa, kuko mwisohotse mukava mu murwa kandi maze kugenda mwakorwa n'isoni. Cyakora nzaboherereza undi mufasha wo kubana namwe, ntabwo nzabasiga nk'imfubyi. Uwo ni umwuka wera. Uwo mwuka wera rero ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ibishoboka ko ab'isi bamubona kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwe muramuzi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwazaza azabana namwe kandi azatura muri mwe. Sinyifi ni itandukaniro ry'umubatizo w'umwuka wera no guhabwa umwuka wera mu isezerano rya kera. Umwuka wera mu isezerano rya kera yazaga ku bantu bagakora ibitangaza, ariko yarangiza uwo murimo umwuka wera akigendera. Umwuka wera akaza kuri Samusoni, imbaraga zikaza, agafata intara akayitanyagura nk'uko umuntu atanyagura umwana w'ihene. Umwuka wera akaza kuri Dawidi, akarwana intambara zikomeye, akanesha amahanga, ariko yamara akigendera, Dawidi agasubira mu byaha nk'uko yari asanzwe. Ntabwo ariko umwuka wera batiza mu isezerano risha. Iyo umwuka wera kubatije mu isezerano risha, arahindura. None abantu bagahinduka icyaremwe gisha, nk'uko byanditswe mu Bakorinto wa 2 igice cya 5 umurongo wa 17 bavuga ngo, umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha. Ibya kera birashira, byose bigahinduka bisha, kandi byose bituruka ku Mana.
kuko muri Yesu Kristo nibwo twiyungiyemo n'Imana. Ni Paulo wandikaga ayo magambo. Ariko none Yesu Kristo nawe yadusigiye iryo jambo ry'umwuzuro kugira ngo twunga abazimiye n'Imana. Nuvuga ngo iyo wabaye icaremwe gisha nibwo wabasha kunga abazimiye n'Imana, kuko umwuka wera uri muri wowe ni uhamagara abantu kugira ngo biyunge n'Imana. None ijambo ry'Imana ngo turabahendahenda mu cimbo ca Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ubwo twahindutse noneho abambasadazi. Iyo uri ambasadere nuvuga ngo umwuka wera agutuyemo, noneho ushinzwe kugenda guhuza abazimiye n'Imana. Niko bimera. Ubwo nukuvuga ngo umwuka wera yakujeho ameze nk'umuriro yihutisha ubutumwa, ukamamaza ubutumwa bwiza. Yesu yarazi ko abigishwa be bumvise ijambo. Yesu yarazi ko bakurikiye inyigisho ze zose kandi bumva amabwiriza, ariko arababwira ngo ntimugende, ntimuve mu murwa, hari icy'ingenzi mutari mwabona. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yuda, i Samariya, ndetse kugeza ku mpera y'isi. Rira jambo guhamya ntabwo bisobanura kwamamaza gusa ubutumwa bwiza bwa Kristo, bisobanura no kwemera kurenganwa ku bw'ubwo butumwa bwiza, kuko byanditswe mu Bafilipi igice cya 1 umurongo waho ni uwa 29 ngo ntabwo mwahawe kwizera gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Abantu benshi bamamaza ubutumwa bwiza, bakavuga Kristo bakamwamamaza koko kandi abantu bakamwumva, ariko abantu benshi ntabwo biteguye kurengana bazira ubutumwa bwiza batanga, ntabwo babyiteguye. Yohana nawe yabivuzeho yerekana agatabo. Agatabo kari mu ntoke za marayika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndakakira, ndagaconshomera, mu kanwa kararyohera, ariko kageze mu nda karansharira. Bisobanura ngo iyo karyohereye mu kanwa kuvuga ubutumwa ari byiza kandi ni iby'umugisha kandi biranezeza, ariko none iyo akageze mu nda kagasharira. Abantu benshi iyo habaye kurenganwa bazira ubutumwa bwiza baratezuka bakabivamo. Abantu benshi bibwira ko ubutumwa bwiza bwari bikwiriye kuvugwa mu mahoro, ntibahure n'ibibazo. Ntibamenye ko ahubwo ubutumwa bwiza mu gihe c'amakuba aribwo bugera ku ntego, kuko ariho haboneka abantu bo kuburenganirizwa, bakitwa rya zina ryo kwitwa noneho abahamya. Muzaba abagabo bo kumpamya. Ubundi abahamya na abanyetorero rya Kristo. Abahamya uretse ko amadini ahitamo buri wese icyo ashaka kwiyita, ariko iyo uri umukristo uri umuhamya. Iyo uri umukristo uri umukristo nyine. Iyo uri umukristo uri umwizera. Iyo uri umukristo uri uwera. Ariko bamwe baravuga ngo twe turabera ntabwo turabakristo, abandi bavuga ngo twe turabakristo ntabwo turabahamya, abandi bati twe turabahamya ntabwo turabakristo, abandi bati twe turabera. Buri bose bagahitamo, ariko byose ni byiza. Abitorero nabera, abitorero nabahamya, abitorero n'abakristo, abitorero n'abizera. Bamwe bakunda abizera, abandi bagakunda abakristo, abandi bagakunda abera, abandi bagakunda abahamya. Twe turabahamya ntabwo turabakristo, twe turabera ntabwo turabakristo, twe turabakristo ntabwo turabahamya. Twe ariko turabahamya, turabera, turabizera. Ayo ni amazina yateguriwe abitorero. Iyo abantu bari mu itorero abari abakristo, iyo abantu bari mu itorero abari abera, iyo abantu bari mu itorero abari abahamya, iyo abantu bari mu itorero abari abizera. Nukuvuga ngo ayo mazina yose n'ay'abanyetorero, abagize itorero ni meza. Rero nuko bamwe bahitamwe bakurikiza uko basobanuriwe, bati twe turabahamya ariko ntabwo turabakristo. Kubera iki? Bati sinzi. Twe turabera ntabwo turabakristo, twe turabakristo ntabwo turabahamya. Oya, ni amazina meza twahawe. Noneho rero guhamya bisobanura ngo kwamamaza ibya Kristo ariko ukemera no kurenganwa ku bwa Kristo. Rero iyo wamamaje ubutumwa bwiza bwa Kristo, warahawe umwuka wera ameze nk'umuriro, burihuta cyane bugahindura amahanga, ariko ntabwo bwakwihuta ngo buhindure amahanga niba wamamaza Kristo utashobora kwemera kurenganirizwa. Haba hakiri ikibazo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Bisobanura ngo abigishwa bari barabwirije ubutumwa bwiza,
kandi bihanishije abantu benshi. Ariko Yesu ataraja mu ijuru umwuka wera yaratarabamanukira, ariko amaze kubamanukira noneho niho bemeye kubambwa ku bwa Kristo, noneho bagera ikirenge mu cye. Yesu yarababajwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo yarababajwe koko, abasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 haravuga ngo kuko yageragejwe ubwe yababajwe no kugeragezwa ubwe nibwo abasha gutabara abageragezwa bose. Uwababajwe niwe ubasha gutabara abababara, uwageragejwe niwe ubasha gutabara abageragezwa. Abamwemeye rero yabasigiye icyitegererezo kugira ngo bagere ikirenge mu cye. Nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, aritanga yiha Imana idacugwa kibera, yikorera ibicumuro byacu abibambana ku giti, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yadusigiye icyitegererezo. Abahamya rero bazagera ikirenge mu cya Kristo ni abazaba gusa bazamwamamaza, ariko bakaba biteguye no kurenganywa kubwe. Abahawe umwuka wera nk'umuriro rero bamaze ubutumwa bwiza bukihuta, ariko tukitegura ko bubasha kuryoherera cyangwa bugasharira. Tubasha kwamamaza abantu bagakizwa, tukabehererwa ingororano, nibyo, kandi tugashimwa n'amahanga, ariko noneho tubasha no kubwamamaza mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye, tukaburenganirizwa. Cya gihe cyo kuburenganirizwa kikatubera igihe gishariye, ariko ntikibuza abantu kwamamaza ishimwe, ubutumwa bwiza bw'yabahamagaye. Umuriro ni ukwihutisha ubutumwa, agakara kagatwikija ishamba ryose, nk'uko n'ijambo ry'umwuka wera ryamamaye ribasha guhindura igihugu cyose mu kanya gato. Uko agakara gatwika ishamba mu gihe cy'iki, niko n'ijambo ry'umwuka ritwika imitima y'abaryumva kugira ngo bose bakizwe mu gihe gito. Akarere kakaba karahindutse mu gihe gito, igihugu cyose kigahinduka. Ishusho ya 5, umwuka wera ashobora kukuza ameze nk'umuyaga. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha. Umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha. Muri Yohana 3:8 haravuga ngo umwuka wera urahuha, koko kumva urahuha ariko ntabwo uzi icyerekezo cyawo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niko n'uwabyawe n'umwuka amera. Biba mu buryo bw'ibitangaza. Iyo umuntu yahawe umwuka wera ukamuza afite ishusho y'umuyaga, niwe w'abandi noneho bakora ibitangaza. Ni babandi basenga imisozi gahinduka, ni babandi basenga inkike zikariduka. Ni ukuvuga ngo iyo wahawe umwuka wera kaza mu shusho y'umuyaga urangwa n'ibitangaza. Muri Mari ku igice cya 16 umurongo wa 16 kugeza kuri 18 haravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko umuntu utizera azacirwaho iteka. Ngiye ibimenyetso biherekeza abizera ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazafata inzoka mu izina rya Yesu, bazanywa ikintu cyisha mu izina rya Yesu, bazarambika ibiganza ku barwayi mu izina rya Yesu bakire, kandi ni bavuga indimi mu izina rya Yesu zizakiza amahanga, kuko ari ikimenyetso cy'abatizera. Mu Bakorinto wa mbere 14 umurongo wa 22 haravuga ngo indimi ni ikimenyetso cy'abatizera, ariko ubuhanuzi ni ikimenyetso cy'abizera. Sinyifi impano y'indimi igira imbaraga ivuzwe mu banyamahanga, kuko abakristo abizera bo bazi neza ko Imana ishobora gushira ururimi rusha mu muntu akaruvuga neza kandi akarusha uwarwize. Ariko indimi ku banyamahanga birabatangaza cyane, kuko batekereza ko umuntu utarize atavuga ururimi atize. Icyo gihe noneho za ndimi zigira agaciro cyane ku batizera kuruta ku bizera, ariko ubuhanuzi bukagira agaciro ku bizera kurusha indimi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha, bisobanura ngo abantu bazakora ibitangaza. Noneho rero uwizera agakizwa akabatizwa arakizwa, abatizera bo bagacirwaho iteka. Noneho ibimenyetso bikaja bigendana n'abizera, bakora ibitangaza, barambika ibiganza ku barwayi, bafata inzoka, ndetse banywa n'ikintu cica, bamara bakavuga indimi.
ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wizeye azafata inzoka, ntirisobanura ko uzayifata uri gutega Imana imitego. Abantu benshi bakoreshwa n'ibitangaza ariko none bakifuza kubikoresha bari gutega Imana imitego. Ngo Mana waduhaye ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngibi, ngo muzafata inzoka ngo numara uje kwishaka mu shamba ngo uyifate kuko Imana yabitegetse. Ico gihe igitangaza uracyemera ariko uri kugitegesha Imana. Ninga kwa kuntu umuntu abwira Imana ngo Mana urabona mfite ibihumbi 5 gusa kandi basabye kwitanga mu murimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana ni umurimo wawe nyine, none ibi 5 nibyo nari mfite urabizi, ngiye kubitanga ariko hirwe umpa yandi kunzi kubishoboye. Ntabwo Imana iraguha yandi kuko yiteze imitego. Weho tanga wizeye Imana iraguha yandi, ariko witanga ubwira Imana ngo ngaho mpa yandi kuko ushoboye kuyatanga, kandi niyo na oya ntabwo witege Imana imitego. Ngo ugende uvuge ngo njyewe ndakijijwe nabya ubwa kabiri nta burozi bwamfata, none ngiye gushaka abarozi b'ubwoko bwose mbabwire tubigira intego bandoge nibimfata ndaba ntarahamagawe. Ico gihe biragufata kuko uri gutega Imana imitego. Ariko bakuroze bitunguranye Imana yakora ibitangaza ntibifate. Ico gihe niko guhabwa umwuka wera afite ishusho y'umuyaga. Ntabwo bitangaza ariko tubyikoresha kuko bari abigishwa ba Yesu bagarutse bakavuga ngo mu izina ryawe abadayimoni bari kutwumvira. Yesu yarabasetse, baragendaga akaba ari kumwe nabo mu buryo bw'umwuka, basengera abarwayi akabikora kuko ari wo monipureza Yesu. Ntibamenye ko ari Yesu abikoze, bakagira ngo nibo bamara bakihimbaza bati Yesu urabizi byabaye, bakagira ngo ntiyabibonaga ibyabaye. Abadayimoni mu izina rya Yesu bari kutwumvira mu izina ryawe ati no. Nabonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo, nabahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Mwikwishira akabadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yesu yarabasekaga ubwo kuko batahishurirwa ko ari wakoraga ibyo bitangaza abikorera muri bo kuko ari wo mbonipureza. Icagaragaje ko ari we abikoraga nuko agiye kugenda avuga ntimwongere kugenda ko ntagihari. Simbasize nk'imfubyi nzabohereza undi mufasha wo kubana namwe, kandi uwo mufasha nzohereza nyabuna ntabwo abisi bashobora kumuhabwa kuko batamuzi. Ni umuntu wo mu buryo bw'ubutatu bwera utanga imbaraga kandi batamurora. Ni umuntu wo mu butatu bwera utanga imbaraga kandi batamuzi. Ni umuntu wo mu butatu bwera utanga imbaraga ntibamufite. Iyo ziba imbaraga bari bavuga ngo ntibazifite, ntibazirora, ntibazizi, ariko ntibamuzi, ntibamurora, ntibamufite. Bisobanura ngo ni umuntu wo mu butatu bwera utanga imbaraga. Imana Data, Imana Umwuka, Imana Umwana, Imana Umwuka wera. Bisobanura ngo buriya butatu bwera nibwo Satani yaje gushushanya nyine, nabyo bigakorana n'abantu. Aravuga ngo nanje ndi cyakiyo ko ari Satani, none nkungirizwa na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma n'abashaka kuremekanya ngo yuzuze ubutatu, ariko bugiye kuzura buhinduka ubutatu bwanduye kuko ari 666. Yashaka kwigana 7 bihinduka 6 6 cacyoka 6 ya nyamaswa 6 wa muhanuzi w'ibinyoma. No 7 Imana, 7 umwana w'Imana, 7 umwuka wera kuko nawe ni Imana. Ashatse kubyigana rero biramupfubana bihinduka 666. Nukuvuga ngo ntiwabyigana rero. Iby'Imana biruzuye, ibya Satani ntibizuzura iteka ryose, ntabwo byabipinga. Umwuka wera kujeho ameze nk'umuriro, bisobanura ngo birihutisha ubutumwa bwiza bigakwirakwira hose. Ariko ishusho ya 6 ashobora kukuza ameze nk'ikimenyetso. Noneho mu ba Efesi igice cya 1 umurongo wa 13 haravuga ngo niwe mwiringiye mumaze guhabwa wa mwuka mwasezeranijwe. Uwo mwuka mwasezeranijwe
muzawuhabwa kuko muzamwarangije guhabwa ijambo ry'ukuri, ariryo jambo ry'agakiza twamamaza. Noneho wa mwuka wera niwe twasezeranijwe muzamuhabwa. Nuvuga ngo iki kimenyetso, umuntu wahawe umwuka wera akamuzaho iki kimenyetso, imvugo ye itandukana n'iy'abapagani, imyifatire itandukana n'iy'abapagani, aho yicaye atandukana n'abapagani bicaye. Ntabwo asa n'umupagani, ntabwo avuga nk'umupagani, ntabwo agira ingeso zibeye nk'iz'umupagani. Zo mpamvu Imana yakoresheje ngo ikimenyetso bisobanura ngo abantu nibamubona bavuge ngo uriya muntu ariko ni umukirisitu. Muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 12 haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo rimwe na rimwe babasebya nk'abakora nabi, ariko nibabona ingeso zanyu nziza bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Sinyifi abantu iyo bakurebye a distance, nubwo waba uri kure, bamenya ko uri umukristo. Kubera iki? Umwuka wera kubera ikimenyetso. Imigendere yawe, imvugo yawe, ingeso zawe ku kazi, ingeso zawe muri sosiyete, ingeso zawe muri rubanda zigaragaza ko hashizweho ikimenyetso c'umwuka wera. Narizo mpamvu icyo kimenyetso iyo gifite nibwo noneho ni kashe ubuhaye ubutware, noneho nabwo wakwamamaza ishimwe ry'Imana yaguhamagaye ubutumwa bwiza. None ukagira ikintu cyite mu migendere, mu mibandire yawe na rubanda, ku kazi, aho ukorera, aho usengera, bakabona ko wahawe ikimenyetso. Ishusho ya 7 iheruka noneho rero abantu bahabwa umwuka wera nk'ingwate. Iyo umuntu yagwatiriye inka, byanditswe mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 14 haravuga ngo uwo niwe mwahaweho ingwate. Iyo ngwate ari wabashizeho ikimenyetso ca wa mwuka wera. Iyo umuntu agwatiriye inka, ubwo ico gihe ntabwo ibikiriya nyirayo, ahubwo ufite ikiri mu nda niwe uyigenga. Nukuvuga ngo umwuka wera uri mu bantu iyo tubereye ingwate, nukuvuga ngo Imana ibiri muri twe, tuba twinjiye mu bwishingizi bw'Uwiteka, nta wundi uwikitugenga. Nizo mpamvu mu Bakorinto wa mbere hariya kuri 6 umurongo wa 19 havuga ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge, kubera muri ingwate za Kristo. Urumva ntimukiri abanyu ngo mwigenge, kuko mufite iso wabahamagaye, ariwe none wabashizeho ikimenyetso nk'ingwate. Hari ikimenyetso hakaba n'ingwate, kugira ngo noneho bigaragare ko muri mu bwishingizi bw'Uwiteka. Ayo mashusho 7 rero umwuka wera aza ku bantu, abaha umwuka wera bakanawubatizwamo bakanuzuzwa, bakora mu buryo butandukanye. Izo mpamvu ngo abantu bahamagarwa kwinshi. Hari uhabwa imbaraga z'umwuka wera ntiyongere gusakuza, yarasakuzaga. Undi agahabwa imbaraga z'umwuka wera yarinjunja cecetse agasakuza. Abantu bakibwira ati amagambo yako yundi yavugaga kera, ariko amaze kuzwa imbaraga z'umwuka wera ni uri kuvuga amagambo. Uyu nawe yarasakuzaga kera akatumena amatwi akatubuza umutekano. Amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera zimugira injunje. Umwuka wera icaba ashaka no kugira ngo ashire umutekano mu byarakorera muri abo bantu bose. Uvuge utaravugaga, abantu bahimbaza Imana. Uceceke warasakuzaga, nabyo abantu bahimbaza Imana, kuko wasakurizaga abantu yacegese bahimbaza Imana, bati Imana ishimwe. Ntabwo twagiraga umuti, twasinziraga. Ariko utaravugaga nawe ngo ube wamutuma, nawe arasakuza ka wamutuma, bikaba bibaye inyungu, akaba yaje no mu butumwa bwiza. Ko abantu bose ntibashobora gushanuka ngo bavuge ubutumwa bwiza nka Paulo. Ariko none ijambo ry'Imana ravuga ngo nutavuga ubutumwa bwiza nka Paulo, yafashisha amasengesho agasengera ababuvuga, agatanga n'amaturo aherekeza abavuga butumwa, nabwo akabafatanije nabo. Ariko nta washobora gutanga amafaranga yivuga butumwa nabwo adafite umwuka wera. Oya, kuko umwuka wera amara kwizura akaguhesha n'ishaka ry'umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muzabagaho kumpanya ntabwo muzongera kwicara. Baramamaje ubutumwa bwiza, uko barahamagawe uko ari 12, bamamaza ubutumwa bwiza, uretse Yuda wiyahuye na Yohana wishwe n'imbe hari mu Efeso. Abandi 10 bose bishwe no kwamamaza ubutumwa, kandi babukwirakwiza hose. Uretse Yuda wiyahuye na Yohana upfuguye mu Efeso yishwe n'imbeho gusa, abandi bose bishwe n'abantu. Kubera iki? Ntabwo bahamagaye kwamamaza ibya Kristo gusa, ahubwo bahawe no kubabazwa kubwe.
Imana yacu dusange tumenye ko umwuka wera azatuzaho mu buryo butandukanye. Ntabwo wavuga ngo uriya umwuka wera namuza hazamera nkanje uko umwuka wera yanjye. Oya, buri wese umwuka wera mugeraho mu ishusho ye. Hari uwaza ku ishusho y'inuma agahesha abantu umutekano n'amahoro ntagira amahugu. Hari uwaza akaza ameze nk'amavuta akakwimika, akakubera ibyo kurya, akakuzanira uburanga bwiza, ugahumurira abandi. Hari uwazaho ameze nk'amazi akakumara inyota, ari umwuka wera. Hari uwazaho ameze nk'umuriro akaguha ijambo ryamamaza ubutumwa bwiza rigatwika igihugu. Hari uwazaho ameze nk'umuyaga ugakora ibitangaza bikomeye mu izina rya Yesu, bya bimenyetso berekeza abizera bikagendana nawe aho ujya hose, ariko ntiwigire imitego yo gutega Imana. Kuko iyo ubwiye umuntu ngo njyewe mpageze nasengera abantu, icyo gihe ntabwo wabasengera ngo bishoboke iyo wabigize intego. Kuko ugira ngo niweho abasengeye ntumenye ko ari Imana yabakijije. Icyo gihe Imana ntabwo yaguha ubwo butware iyo warangije kubyiyitirira. Iyo ari ikimenyetso utandukana n'abanyamahanga, iyo ari ingwate winjira mu bwishingizi bw'Uwiteka. Ntihagire undi muntu ukuvogera uko yishakiye, kuko so wo mu ijuru afite imbaraga kuruta bose, arabaruta. Imana yacu dusange tumenye ishusho umwuka wera tujeho afite. Uko umwuka wera yakujeho akuzaniye iyo shusho niko uzamera igihe cyose. Niba yarakujeho asa n'inuma uzamera nk'inuma. Niba yarakujeho umeze nk'umuriro uzamera nk'umuriro. Niba yarakujeho umeze nk'amavuta uzamera nk'amavuta. Abantu benshi baravuga ngo iyo narindi kubwiriza ngo cyagiye narindi kubwiriza ngo nabonaga ndi mu mavuta. Ntabwo abantu bose babwiriza bari mu mavuta. Abantu bamwe babwiriza bafite ishusho y'inuma, abandi bakabwiriza bafite ishusho y'amavuta, abandi bakabwiriza bafite ishusho y'amazi nubwo yakongorera ugahembuka, abandi bakabwiriza ari ishusho y'umuyaga asimbagurika, abandi bakabwiriza ari nk'ikimenyetso ukabona ko ari umwana w'Imana uhagaze mu bantu, abandi bakabwiriza ari ingwate ukumva ko atari bo bakora, ko ari Imana ikorera muri bo. Imana yacu dusange kandi dukomeze twumva ayo mashusho uko ari 7 umwuka wera agera ku bantu, kandi tuyubahirize. Niba ari inuma kora utyo, niba ari amavuta kora utyo, niba ari umuriro kora utyo, niba ari amazi kora utyo, niba ari umuyaga kora utyo, niba ari ikimenyetso kora utyo, niba ari ingwate kora utyo. Nta uzaseka undi, kuko iyo batize neza barasekana, ariko nta uzaseka undi mukore muzi. Hari abavuga bongorera kandi buzuye imbaraga z'umwuka wera, hari abavuga basakuza bakamanura ibicu kandi bafite imbaraga z'umwuka wera. Ibyo bikurikiza uko umwuka wera yawutanze uko yishakiye. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 11. Imana yacu dusange kandi dukomeze twubahirize ayo mashusho mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe waronye natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe uzufata umwanya ukadusengera. Reka dushimire wowe kandi subscribe akoze sabone. Reka dushimire nawe uzufata inyigisho zacu canke ibiganiro urangije kumva ukobera inshuti zawe. Nawe Imana iguhe umugisha. Pastor, ugana ku musozi iki wakongera kuri channel ya gusenga everyday yabo dusangira ijambo ry'Imana tukabasangiza namwe mukarisangiza abandi. Mura inshuti zikomeye cyane kandi muradukunda natwe turabakunda. Imana ikomeze kubana natwe twese iduhana umugisha. Kuri channel ya gusenga everyday ni 078 666 966 20 078 666 966 20 kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Reka tubabwire ngo Pentecote nziza, muyitamire neza.